Ikaze bakunzi ba filime yacu yitwa Mwene Data, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mwebwe bakunzi bacu mudahwema kudukurikira hano kuri uru rubuga rw'abakunzi ba filime yacu. Rero reka nongere mbabwire ngo muze hano twiganirire kuri filime yacu, ariko ngira ngo murabona ko noneho Nyambo ibintu bimubanye ibibazo, aho mama we arembye ndetse ngo kugira ngo avurwe hari gukenerwa miliyoni 5. Ese muratekereza biruze kuba byagenda bite? Nyambo n'ibibazo yari asanzwe yifitiye kwa muganga, nibwo umudogiteri yaje ndetse ahita amubwira ko hakenewe miliyoni 5 kugira ngo mama we abashe kuba yavurwa, ndetse ngo mu gihe bari barimo gutinda nibwo mama we araba ari kugenda aremba. Ese aya mafaranga ari buze kuba yayakura hehe? Ko tubizi ko na Morgan ubu ngubu batari bameranye neza. Ese ubundi bwo nabimubwira yaba ari uwo kuyamuha bwo? Muratekereza miliyoni 5 yahita azimuhereza? Ese muratekereza biruze kuba byagenda bite? Reka mbasabe kugira ngo mujye muri komenti mutwandikire mutubwire ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda, maze dukomeze kugenda tuganira kuri filime yacu Mwene Data, filime mukunda muri benshi. Mujye muri komenti rero mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire ukuntu mutekereza ibintu biruze kuba byagenda, maze dukomeze kugenda tuganira kuri filime yacu. Ikaze bakunzi ba filime yacu yitwa Mwene Data, nongeye kubasuhuza kandi mbashimira mwebwe mudahwema kudukurikira mukanda subscribe. Ndabashimira cyane rero, kandi namwe mutari mwayikanda ndabasaba kugira ngo muyikande, maze turusheho kugenda turyoherwa na filime yacu Mwene Data. Ngira ngo murabona ko filime yacu itangiye kuba yaryoha, ibintu bitangiye kuba uburyohe gusa. Ndabasaba rero kugira ngo mujye muri komenti mudusangize ibitekerezo byanyu, mutubwire uko ibintu bimeze ndetse n'ukuntu mutekereza biribuze kuba byagenda nyuma y'iyi episode tumaze kuba twareba. Mutubwire ese ni ibiki mubona biribuze gukurikira. Ndabasaba rero kugira ngo mujye muri komenti mubitwandikire, mutubwire uko mutekereza biribuze kuba byagenda. Ibitekerezo byanyu biba ari ingenzi. Uru ni urubuga rero rw'abakunzi b'ifilime nk'uko musanzwe mubizi. Aha naho tuganirira kuri filime yacu mukunda muri benshi yitwa Mwene Data, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ariyo mpamvu rero uru rubuga rwashinzwe kugira ngo tujye turuganiriraho, twiganira kuri filime yacu, turushaho kugenda turyoherwa 5/5 mu gihe tuba tugitegereje episode ikurikira. Aho kugira ngo tube turicwa n'irungu rero ni ukuba turaganira kuri episode yabanje, dusesengura tumenya ngo ibintu biruze kuba byagenda bite, ndetse n'abatabashije gusobanukirwa neza episode iba yabanje. Uyu ni umwanya mwiza uba wabashiriweho kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza binyuze mu gusangira ibitekerezo muri komenti, ndetse no gukanda subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bibagereraho ku gihe. Turushaho kugenda dusesengura filime yacu yitwa Mwene Data. Ndabizi ko muyikunda muri benshi, nayo mpamvu rero nanjye mba naje hano kugira ngo tube tuyiganiraho mu gihe tugitegereje indi episode. Ariko icy'ingenzi nagusaba nyabuna, niba utari wakanda subscribe urimo guhomba byinshi, kuko urubuga ruzajya rucaho ibiganiro bya filime nyarwanda mwagiye mukunda muri benshi, cyane cyane iyi ngiyi yitwa Mwene Data, aho rero tuzajya tuganiraho kuri izo filime zigiye zitandukanye zikunzwe hano muri sinema nyarwanda. Ibitekerezo byanyu rero nabyo biba ari ingenzi, mukibuka gukanda like ndetse na share, tukarushaho kugenda twirira show twiganira kuri filime yacu, ibintu ari uburyohe gusa. Reka rero mbashimire mwebwe mudahwema kudukurikira, kandi namwe muba mwakomeje kubana natwe hano muri iki kiganiro. Mbashimira cyane kandi mbabwira ngo ciao, ndabakunda cyane. Duhurire mu yindi episode ikurikira tumenya ngo ibintu biribuze kuba byaherera hehe, biribuze kuba